Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe ndabasuhuje ubwoko bw'Imana muri mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru asirazuba n'iburengerazuba ndetse ubwoko bw'Imana muboneka mu mujyi wa Kigali yego ubwoko bw'Imana muboneka muri Afurika yose ndabasuhuje ubwoko bw'Imana muboneka muri Aziya Europe ubwoko bw'Imana muboneka Amerika Australia ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe n'ubundi turi muri cya kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana ikiganiro mubana na Sibomana Anastase ubwoko bw'Imana mugenzi wanyu ni ikiganiro kinyura kuri TV1 buri munsi nyirizina ndongera n'ubundi mbibutse yuko wafata ikaramu ugatangira ukandika wafata desktop yawe laptop yawe telefone yawe ugakoresha application ya notepad iraboneka mu matelefone menshi cyane kugira ngo niyo waba utayifitemo wayidownloadinga ukayibona unyuze kuri Play Store yego wayibonamo nyirizina kugira ngo dutangire twige tunandika dufata twandika iby'ingenzi tugomba kuba twakwifashisha mu gihe turimo kugira ngo dusobanukirwe mu buryo bwimbitse no kugira ngo dufashe abandi turimo kubigisha ibyigisho by'ubutumwa bwiza kandi mu buryo bwiza bwagutse kandi nyirizina kubera ko ibyo twiga byose ari byo by'ingenzi kuri twe hamwe n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho kwandika ni ngombwa kubera ko nawe ubwawe ugomba kuba ubifite byose kugira ngo nawe bikorohere kubisobanukirwa ndetse no kubyigisha n'abandi Bibiliya nayo hari kibisobanuraho nk'uko Pawulo yabyandikiye mu rwandiko rwa kabiri abakori n'ibice 5 umurongo wa 18 kugera kwa 21 arababwira ati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi urumva dufite umurimo wo abamaze kuvuka ubwa kabiri babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo n'ubundi dufite inshingano yo kunga Imana n'abandi tubagezaho ubwo butumwa bwiza turabubagezaho ari uko n'ubundi dufite inyandiko tubereka zikomoka n'ubundi ku byanditswe byera biboneka muri Bibiliya n'ubundi ijambo rikomeza rivuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi urumva ko umurimo n'uwacu ubwoko bw'Imana yego ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije umurimo yatubikije ijambo ry'umwuzuro nicyo gituma tubintumwa mu cyimbo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana yego tugiye kureba n'ubundi incamake y'ibyo tugiye kurebaho kuri uyu munsi kuri iyi tariki 2 z'ukwezi kwa 12 tariki 2 z'ukwezi kwa 12 hari amateka n'ubundi mwiyobokamana yabayeho ku uyu munsi ariko nk'ubwoko bw'Imana uyu munsi kuri channel ya Irera TV1 turarebera hamwe nyirizina ubundi aya mateka turebaho muri kino kiganiro adufasha iki intego yabyo ni iyihe we tumaranye ukwezi kurenga turimo kureba nyirizina aya mateka yabayeho mwiyobokamana urabona bitwungura iki bituvana he bitugeza kuki bidufasha iki turagiye kureba nyirizina turarebera hamwe impamvu y'ibi biganiro by'amateka mwiyobokamana ndetse turarebera hamwe iby'Imana ishaka kugira ngo abe ari byo dukora nyirizina icyo tugamije nyirizina ari kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka kugira ngo abe ari byo dukora nayo ngo twongere twibukiranye turi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana data twese ishaka kugira ngo abe ari byo dukora tubashe gukora ibikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru
nk'uko ijambo ry'Imana ribishimangira. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2 arababwira ati: nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru aho Kristo, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera kwa 21 harabihamya hati: nimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. N'ubundi nyirizina usanga hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo n'ubundi harabatamaza. Urasanga Bibiliya nayo hari ikibishimangiraho. Mu rwandiko Pawulo n'ubundi yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 amubwira ati: bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, nta batumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17 aravuga ati: muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Yego. Ndetse na Pawulo yandikiye urwandiko rwa 2 Timoteyo mu bice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati: bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndetse Pawulo yandikiye urwandiko Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 arababwira ati: hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero urasanga ku byo tubonye haruguru byose, ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Uyu munsi kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 tugiye kureba nyirizina tugiye kurebera hamwe iby'Imana ishaka yuko twakora nk'uko twabibabwiye hariya mu ncamake, kandi tugiye kureba iby'Imana ishaka kugira ngo ibyo dukora. Tugiye no kureba nyirizina impamvu z'ibi biganiro bya tumenye amateka mu iyobokamana. Mbese igihe gitambutse mu kwezi kurashize kurengaho, mbese ibi biganiro birimo kugufasha iki? Birimo kukuvanaho bikakugeza hehe? Ubutumwa burimo urabona burimo gufasha ubwoko bw'Imana ku kihe kigero, cyangwa ku bari mu nzira ijya mu bwami bw'Imana? Tugiye kureba nyirizina, kuko muzi yuko turebera hamwe mbese abantu babayeho mu gihe cyari amateka bakoraga iby'Imana ishaka. Ibyo byose tubireba twifashishije igitabo cya Bibiliya, tubigenzura kugira ngo tubashe kuba twakora iby'Imana ishaka nyirizina. Rero tugiye kureba nyirizina nk'uko tuvuga tuti tugiye kureba ese turabafatiraho urugero abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka. Ni uko tubigenzuza n'ubundi Bibiliya kugira ngo turebe niba batarabusanyaga n'icy'Imana yavuze mu byanditswe byera, kugira ngo tuve noneho no mu binyoma byabo mu gihe dusanze barakoraga ibivuguruza icyo Bibiliya ivuga, cyangwa ikivuguruza icy'Imana yavuze muri Bibiliya. N'ubundi ku buryo burambuye tugiye kureba nyirizina, tureba ubwoko bw'Imana ni iki ubundi kidutera ishyaka, ni iki kiduha imbaraga zo gukora ibyo dukora byose. Mbese ni iki kigutera ishyaka, ni iki kigusunika, mbese ni iki? Yego, usanga ubwoko bw'Imana, buri umwe wese uba ubwoko bw'Imana aba yabiheshejwe n'uko yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Yego, yuko yizeye ko yamupfiriye ku bw'ibyaha bye. Icyo gihe umuntu akimara kumwizera ahita atangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana niwe udusunikira gukora ibyo dukora no kubaho mu buzima tubayemo, kuko icyo dukora cyose ntabwo ari twe tuba twiyobora, ahubwo tuba tuyoborwa n'umwuka w'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ribishimangira riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo wa 14 avuga ngo:
abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Rero nyirizina ikidutera ishyaka nyirizina ni ingororano tuba twarateganirijwe n'ubundi kugira ngo tuzazisingire, kugira ngo nyirizina izo ngororano bizagaragare yuko twari tuzikwiriye nk'ubwoko bw'Imana. Yego, n'ubundi uraza usange abantu bababazwa cyane ku bw'inyigisho z'ubwoko bw'Imana cyangwa ubutumwa bwiza ubwoko bw'Imana butangaza. Abo ngabo bazimana ingoma na Yesu Kristo. Yego, ubwoko bw'Imana n'ubundi usanga impande n'impande ku isi, tunashingiye ku mateka twumva, dusanga ubwoko bw'Imana bwaragiye butotezwa cyane ku bw'inyigisho bigishaga. Inyigisho z'ubwoko bw'Imana n'ubu ngubu zigishwa, usanga abantu ubwoko bw'Imana buzira inyigisho bigisha cyangwa inyigisho twigisha. Kubera iki? Urasanga urimo kuvuga uyobowe n'umwuka w'Imana, abo urimo kubwira harimo abayobowe n'umwuka w'Imana banezezwe n'ubwo butumwa bwiza, ariko utayobowe n'umwuka w'Imana urimo kuyoborwa n'icyaha kimurimo, usanga ibyo ngibyo bimurya mu matwi, usanga ibyo ngibyo bimubabaza, usanga ibyo ngibyo bimugora, ugasanga hakazamo kuba habaho kurenganywa bikozwe na ba bandi batayobowe n'umwuka w'Imana, kuko uba urimo gukora cyangwa kuvuga ibinyuranye n'ibyo bo bashaka nyirizina, nk'uko twagiye tubibona mu butumwa bwiza, ndetse ni nk'uko twagiye tubibona mu biganiro binyura kuri iyi channel ya Irera TV1, ndetse no mu kiganiro giheruka ndumva twarabikomojeho icyo ubwoko bw'Imana buzira n'icyo bazizwa. Ni ubutumwa bwiza baba barimo kwigishwa. Niyo rero mpamvu muri uburyo aba bantu bababazwa cyane ku bw'inyigisho z'ubwoko bw'Imana bazimana ingoma na Yesu Kristo, nuko bazaba n'ubundi mu gihe nk'ubu ngubu turi mu isi tuba tuyobowe n'umwuka w'Imana, ibyo dukora byose bikaba ari ibidufasha guhamiriza isi yose, amahanga yose, yuko turi abatoranijwe n'Imana, kandi hari ingororano twateganirijwe zo hanyuma y'ubu buzima bwo mu isi, cyangwa kunyura muri iri geragezwa ryo mu isi rigera kuri buri umwe wese. Yego, hamwe no kubinyuramo no kubibabarizwamo. Ego, ibyo ngibyo byose ni ibihamya by'uko ni ibihamya ku ngororano tuzabona hanyuma y'ubu buzima bwo mu isi. Habaho icyo gihe kuvuga ngo runaka ahawe ibi ngibi, hazaba hari ibihamya, hazaba hariho gutanga umugabo kw'ibyo yanyuzemo mu isi, yuko n'ubundi izo ngororano zarize, kuko habayeho guhamya. Ego, urasanga nyirizina n'ubundi ku cyo tugumya turebaho, yego, guhakana birakwiye ku bwoko bw'Imana. Hagomba kubaho guhakana buri kinyoma icyo ari cyo cyose. Yego, buri kinyoma icyo ari cyo cyose, kandi ku muntu uwo ari we wese n'ahantu aho ariho hose. Mu bwoko bw'Imana ntabwo umuntu uvuga ubeshyera Imana, ubeshyera imvugo y'Imana yagaragajwe mu byanditswe muri Bibiliya. Icyo gihe ubwoko bw'Imana ahantu aho ariho hose, ku muntu uwo ari we wese, kuri buri kintu icyo ari cyo cyose, icyo kinyoma gihakana yivuye inyuma, agihakana ku mugaragaro 100%. Rero usanga nyirizina uko guhakana ibyo binyoma ariho hazaho kurenganywa ku bwoko bw'Imana. Yego, urumva umuntu umwe nimba arimo kuvuga ukuri, undi arimo kuvuga ibinyoma, urimo kuvuga ikinyoma, hakaza uza kumuvuguruza yuko atarimo kuvuga ukuri, iwa wundi arwanya urimo kumuhinyuza. Ariko nyirizina haba hariho kwigiza nkana, kuko ubu usanga hari imvugo Imana yatangajeho ubwo butumwa nyirizina, ahubwo uriya w'ubwoko bw'Imana uba urimo guhinyuza akoresha ibyanditswe, niwe wakagombye gushyigikirwa 100% mu buryo bwuzuye. Noneho uriya urimo kuzana ikinyoma aba akwiye kunengwa, akagawa, ahubwo akerekwa umurongo nyirizina akwiriye kubahiriza cyangwa kugenderaho nk'uko biba byanditswe muri Bibiliya. Ikibazo nyirizina kigaragaramo ni uko umuhakanyi cyangwa uzana ibyo binyoma nawe aba avuga yuko akoresha inyandiko Imana yatanze.
nyirizina rero ugasanga arimo kugongana ibyo avuga n'ibyo akora, arimo kugongana n'iby'Imana yivugiye mu butumwa bwiza, Imana yivugiye muri Bibiliya, mu nyandiko zigaragara muri Bibiliya. Rero turaza tuze kureba nyirizina icyo Bibiliya ivuga kuri ibi ngibi twari tubonye, kuko ubwoko bw'Imana hari ibidutera ishyaka ry'uko tuzagororerwa. Yego, kandi uraza gusanga n'ubundi abantu bababazwa cyane ku bw'inyigisho z'ubwoko bw'Imana bazaragwa cyangwa bazimana ingoma na Yesu Kristo. Kandi turaza dusange ubwoko bw'Imana duhakana buri kinyoma icyo ari cyo cyose, kandi ku muntu uwo ari we wese n'ahantu aho ariho hose. Kubera iki? Tuba tuyobowe n'umwuka w'Imana, kandi umwuka w'Imana uri muri twebwe nk'ubwoko bw'Imana ntabwo twemerera gushyigikira ikinyoma, nta nubwo twemerera kuvuga ibinyoma. Tugiye kureba Bibiliya iki bivugaho, iki bishimangiraho. Turareba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 10 ku murongo wa 35 kugera kuri 40, haravuga hati: kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe. Nyirizina tutararenga kuri iyi murongo dukomeza dusoma, urabona yuko ijambo nimba rivuze ngo kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Ahangaha nyirizina si uko Imana nyirizina yo yerekanye ko izabije guteza ibibazo mu bantu, ahubwo nyirizina ni uko ubutumwa bwiza uko butangazwa ntabwo abantu bose ariko bari buze kumva ubutumwa bwiza. Rero mu gihe wumvishe ubutumwa bwiza ku ruhande rwawe wenyine, kandi ufite abavandimwe, ufite n'ababyeyi, ufite n'abo mubana mu muryango, bugasanga ntibumvishe ubwo butumwa bwiza kandi wenda nibashaka no kubwumva no kubugenderaho, icyo gihe harazamo itandukaniro. Wowe uraba urimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana ubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, n'abandi bazi kuyoborwa n'icyaha kibarimo kuko bataragikurwamo na Kristo, kuko batarimo kumwemera, baracyarimo kuyoborwa na cya cyaha n'ubundi abantu bose bakomoye kuri Adamu. Yego, urasanga rero abo bantu murimo kubana cyangwa muri kumwe, kuko mwese mutarimo kuyoborwa mu buryo bumwe, niho muri buze kugonganira. Umwe arayobowe n'umwuka w'Imana, undi ayobowe n'icyaha kimurimo. Umwe naza kubona ikintu ari cyiza, undi arajya abona ari kibi. Yes, kuko mwese mutari bamwe, mudahuje imbaraga zirimo kubayobora. Ahangaha niho ijambo rije rivuga ngo abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Kuko umwe navuga ati mfashe umwanya yongeye gusoma ibyanditswe Imana yatumenyesheje muri Bibiliya. Undi avuga ati nyamara wakagombye kuza wenda tukarebana filime runaka, kandi wenda itarimo no kuvuga ku by'ubutumwa bwiza. Undi akaba yavuga ati nyamara wakagombye kuba wari ukoze iki ngiki, ariko undi we arimo gusunikwa no kuza kwiga ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza. Cyangwa urundi rugero, umwe ashobora kuvuga bati kuri iyi channel wenda ya Irera TV1 harimo kunyuraho ubutumwa bwiza, wenda barimo gukoresha igikoresho kimwe, mashini imwe cyangwa telefone imwe, barimo kureberaho. Umwe avuga ati ndashaka ko tureba ubutumwa bwiza kuri Irera TV1, undi nawe avuga ati ndashaka yuko tujya kureba ibindi, tujye kureba urubuga rw'imikino ahangaha ku yindi channel. Urusange kuko bose barimo kuyoborwa mu buryo bugiye butandukanye, ibyo bararikiye atari bimwe, uze gusanga hari aho bari buze kugonganira. Aho bari buze kugonganira niho bari buze gusanga n'ubundi abanzi b'umuntu babaye abo mu rugo rwe. Yego, kuko uraza gusanga umwe nimba ayobowe n'umwuka w'Imana, undi ayobowe n'icyaha kimurimo, ntabwo bari buze kubihuriraho. Umwe naza kugaragaza yuko akunze kuba mu byaha runaka, undi ugasanga nakunze yuko ibyo byaha byakorwa, usange babaye abatagendera mu murongo umwe. Dukomeze tureba iki jambo ribishimangiraho. Harakomeza avuga ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha naba akwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha naba akwiriye kuba uwanjye.
uwo ni Yesu Kristo wari urimo utangaza hano. Yego, ngo kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire nakwiriye kuba uwanjye. Ahangaha turimo kugenda dushimangira ku byo twavuze mbere, ngurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Hano harabishimangiye cyane ngo urengera ubugingo bwe azabubura. Ushatse kuvuga ngo uwirwanirira cyangwa urimo kurengera ubuzima bwe cyangwa ibyo muri iyi si turimo, urimo kwirengera, uwo nguwo azaba atakaje ubwiza bw'Imana, cyangwa azaba atakaje kominikasiyo cyangwa ubusabane ku Mana. Ngo ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Hano niho dusanga n'ubundi mu masiroga dukunda gukoresha nk'ubwoko bw'Imana, usanga ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Akuraza gusanga hari n'undi uhoza umutima ku by'isi nyirizina n'umutima we, kandi ikiraza kukwemeza yuko ariho awuhoza ni uko ibikorwa bye biraza kubikwereka n'ubundi, kandi n'ubwoko bw'Imana n'ibikorwa bye biraza kubikwereka. Ngo urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Yego, akomeza agira ati ubemera ninjye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye iyantumye. Bishatse kuvuga iki? Ubwoko bw'Imana n'ubundi uwumvira ubutumwa bwiza ubwoko bw'Imana butangaza, dore ko nabo babutangaza bayobowe n'imbaraga z'Imana, kuko bayoborwa n'umwuka w'Imana. Icyo gihe ngo nawe aba yumviye Kristo, kandi aba yumviye ndetse n'Imana yamutumye. Yego, aho ngaho turakomeza tureba icyo Abefeso, ubutumwa bwiza cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 5 umurongo wa 10 kugera ku wa 12 haravuga ngo mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima. Ijambo ry'Imana riragira riti mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima. Natwe birakwiye nk'ubwoko bw'Imana dukwiye gushakashaka iby'umwami ashima kugira ngo abe ari byo dukora. Yego, rero ijambo rikomeza rigira riti ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ndabashimiye cyane ubwoko bw'Imana, kuko uyu munsi twaganiriye muri ubu buryo nk'ubwoko bw'Imana. Birakwiye yuko dukwiye gushakashaka kugira ngo tumenye iby'umwami ashima, kugira ngo natwe abe ari byo dukora, twitandukanye n'imirimo y'ab'umwijima, ahubwo tugendere mu mucyo kandi turawuheshwa na Yesu Kristo kubwo kumwizera nk'umucunguzi wacu. Ndabashimiye cyane n'ubundi ubwoko bw'Imana, duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndagusaba ngo dukwirakwiza ubutumwa hirya no hino, twoherereza abandi ibi biganiro, kandi niho nabasabaga n'ubundi mujye mwandika ibyo twiga kuri ibi biganiro bya Irera TV1, kugira ngo tujye tubona uko natwe dutangaza ubutumwa ku bandi dufite ibihamya byanditse. Nimba ugiye kuvuga umurongo wo muri Bibiliya, umwereka aho uri, ugiye gusobanurira, umwereke ibintu bifatika nyirizina. Kandi ndabasaba kugira ngo ibi biganiro uburyo bikorwamo, mutange inama n'inyunganizi, mutange n'ikibazo munyuze muri komenti. Mu biganiro tumaze ukwezi kurenga dukora, nagira ngo nyirizina mbese urabona inyigisho zitambukamo urimo kuzishyikira ku kihe kigero, ku ruhe rugero, urabona byigisha mu buhe buryo? Yego, kugira ngo habeho gufatanya nk'abana b'Imana. Igitekerezo cyawe kirakenewe kuri Irera TV1 unyuze muri komenti. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi turabasaba kugira ngo ubwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigumye bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.